twongeye kubasuhuza cyane kuba mukomeje gukurikira ibiganiro tugomeza tugenda tubagezaho. Uyu munsi nkaba ngira ngo tuganire imyitwarire ugomba kugira mu gihe uri ku bise. Nk'uko twabibonye ubushize rero twabonye yuko ibise bigabanyijemo ibice bitatu, kandi muri ibyo bice bitatu akaba ariko n'imyitwarire igenda itandukana. Mu gice cya mbere rero ikintu cya mbere, umuntu waguherekeje agomba kuguhumuriza kandi akaguha amahwemo. Icya kabiri, ugomba kwihanganira ibise, cyangwa se abari kugufasha bakakubwira buryo ki uri buze kwihanganira ibise, bakakomeza baguhumuriza. Icya gatatu, ntago ugomba kugomeza kuryama cyane, ahubwo ugomba kugomeza ugatembera aho wumva umeze neza ariko atari mu gitanda. Icya kane, ugomba kunywa cyane cyane kuko ari byo biza gutuma ukomeza no kubona imbaraga. Icya gatanu, ugomba gusinzira mu gihe cyo kuryama. Hanyuma igice cya kabiri cy'ibise, tukiri mu gice cya mbere ho gatoya, kirimo icyo twakwita nk'amafaze cyangwa se ibyiciro. Kiriya cyari icyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya kabiri ni igihe noneho tuvuga ngo uri kunda, ushobora kuza kubyara mu masaha runaka nk'uko twabibasobanuriye ubushize ku bijyanye n'ibise. Hanyuma rero muri iki gice uba uri kunda, ni hahandi inkondo y'umuriro bamaze kwifungura kugera kuri santimetero 4. Iki gihe umuntu ugufasha agomba gukomeza agufasha kugira ngo ujye uhindura indyamo uryamye. Icyo cya mbere agomba gukora ahantu uri bwumve umeze neza. Icya kabiri, agomba kukwibutsa kujya koga, gukaraba buri masaha 2 cyangwa se 3. Icya gatatu, bagomba kukuganiriza mu gihe uri kuribwa. Icya kane, umurwaza wawe cyangwa se umuganga uri kugufasha bagomba kugushimira uburyo urimo wihangana mu gihe ibise birimo biza. Icya gatanu bagomba gukora ni ukurinda ko iminwa yawe yaza kumagara cyane, bagakoresha amazi cyangwa se n'ibindi bintu bituma iminwa itumagara. Icya gatandatu rero ni ukuvuga ngo bagomba kugushyiramo umuhate ndetse bakagufasha aho bibaye ngombwa. Icya karindwi ni ukugomeza bavugana nawe ndetse bakanakumva. Iyo uri mu gitanda, icya munani, ugerageza kuryama mu kuboko kw'imoso. Byaba ngombwa haba hari n'imiti ituma utari buze kuribwa n'ibise, bakaba bayiguha. Icyiciro cya gatatu rero kuri iki gice cya mbere cy'ibise, ni ukuvuga ngo naho ugomba gukora ibi bikurikira. Iki gihe ni ukuvuga ngo uba witeguye ko ibise bigiye kuza birajya bimara umwanya kandi bikajya biza mu minota mike cyane, nta minota myinshi iciyeho. Ahangaha uba ukeneye umuntu wo kukuganiriza. Cya kabiri, mu gihe cy'ibise. Ikindi cya gatatu ni ukugufasha kugira ngo mube muri kurebana cyangwa se uri no kwirebera n'utundi tuntu nk'amafoto cyangwa se ibindi bituma utaza kugomeza kuribwa cyane ngo uhangayike. Ikindi, igisebe kirangiye ni ukukureka ukajya muri pozisiyo wumva umeze neza. Icya gatandatu ni ukugushimira uburyo uri kwitwara. Icya karindwi ni ukugomeza kuguhashyiramo umuhate wo kukubwira ko uraza kubikora. Icya munani ni ukuguteguza ko ikindi gise ni cyiza, urajya uhumeka neza. Ikindi kintu gikomeye cyane ni ukukuguma uruhande, bakakuguma iruhande kugira ngo barebe niba hari ikimenyetso cyo gusunika waza kugaragaza. Igice cya kabiri cy'ibise rero
ni ukuvuga ngo ahangaha ni igihe umwana arimo ashaka gusohoka. Ahangaha rero witwara gute? Ahangaha ni ukugufasha kugira ngo usunike cyane cyane mu buryo butabangamiye umwana kandi bituma umwana asohokamo neza. Iki nicyo kintu cya mbere bagomba gukora. Rero muri iki gihe ikintu uba ugomba gukora madamu, ugomba gufasha umuntu uri kuguha ubufasha, kuko haba hakenewe imbaraga zawe, cyane cyane ukazamura amaguru ku buryo umwana rwose ari buze gusohoka ameze neza cyane. Ikindi ni ukugomeza bakakurinda ko uri bube ubangamiwe. Ikindi bagomba gukora ni ukugira ngo uruhuke kandi uhumeke neza mu gihe igise n'ikindi kiba kirangiye. Iyo umutwe waje rero w'umwana, icyo gihe barakubwira ati umutwe waje, bagomba kubikwibutsa buri gihe. Igice cya gatatu cy'ibise rero, ahangaha ni igihe umwana wawe yamaze kugera hanze. Ahangaha rero niho bakora ibintu bitandukanye, uzumva baguteye umuti kwita ko ukumva nanone barimo bagutandukanya n'umwana, hanyuma rero bakaba banakubyaza iya nyuma. Ahangaha rero umwana iyo amaze kuvuka, ikintu bakora ni ukumugushyira ku uruhu ku rundi, ukamufata kandi ukamukomeza. Nicyo kintu ugomba gukora cya mbere. Hanyuma rero iyo umaze kuba wakora ibi ngibi, bakaguha ubufasha bwose bukugenewe. Icyo ukora ni ukuvuga ngo uragenda ugahura n'umuryango wawe, hanyuma mukagisha n'inama ku bijyanye n'uburyo muzakomeza kugenda mwita ku mwana, mugafata ifoto y'urwibutso, hanyuma ukabaza n'uburyo umwana wawe yavutse, niba nta kibazo yaba yavukanye. Turabashimiye uyu munsi kuba mwakomeje gukurikirana ibiganiro byacu, tubararikira ko mugomba no gukurikirana ibindi biganiro. Ubwo ni ugukora subscribe kugira ngo nibiza muzabone ibiganiro uko ari byiza cyane kandi bikomeze bigenda bibafasha mu buzima bwanyu bw'ejo hazaza.